Twongeye kubasuhuza mwese bakunzi ba Kamanzi Official, tubifuriza gukomeza kugubwa neza, mukomeza kwishimira umwaka wa 2025. Buri wese rero akomeza gubwe neza aho aherereye. Ntitwirwa turondora ibihe turimo, ahubwo buri wese yumve ko twamusuhuje. Hanyuma rero turagarutse mu biganiro n'amakuru kuri Pi Network. Abanyarwanda baciye umugani ngo aryoha asubiwemo. Ayo ni amagambo tugiye gusubiramo rero ay'ibihe byahise, ubwo muri make ni karahanyuze. Mu mushinga wa Pi Network hari amatangazo yagiye ahita, kandi nta tangazo na rimwe ritatubereye ingenzi. Tukaba rero tugiye kugaruka ku itangazo ryo ku itariki 28 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2024, ryagarukaga cyangwa se ryavugaga ku munsi cyangwa se hari isabukuru ya Pi Today. Ubundi Pi Network igira iminsi mikuru ibiri mu mwaka. Umunsi mukuru wa mbere ari wo nyamukuru ni umunsi wo ku itariki 14 z'ukwezi kwa gatatu kwa buri mwaka, ndetse tukagira n'umunsi wo ku itariki 28 z'ukwezi kwa gatandatu buri mwaka, ari wo twita Pi Today. Hari Pi Day ari wo 14 z'ukwa gatatu kwa buri mwaka, hakaba Pi Today ari wo tariki 28 z'ukwa gatandatu buri mwaka. Uyu munsi rero wo kuri 28 z'ukwa gatandatu umwaka ushize wa 2024 yari Pi Today, aho itangazo ryagiraga riti today is the last Pi Today before open network. Ibi ngibi byatangajwe na Dr. Nicholas ubwe, ndetse mu matangazo yakurikiye twaje gutangarizwa itariki wenda ntari bwibuke, ariko buri wese arishatse yaribona. Twaje gutangarizwa yuko open network izaba bitarenze amezi 3 ya mbere ya 2025. Reka nsubire inyuma gatoya. Uyu mugabo yatangaje yuko itariki 28 wa munsi uba ngarukamwaka ari umunsi wa nyuma wa Pi Today, mbere yuko open mainnet cyangwa open network iba. Aka kantu ndagira ngo tukiteho. Kuri bivuze ngo open network ntabwo izaba, ntabwo itariki 28 z'undi mwaka zizaba open network itaraba. Icyo ni kimwe. Ukibaza uti open network mu by'ukuri izaba ryari? Nta kindi gihe batubwiye cyangwa se baratubwira izabera kitari itariki zitavuzwe izina n'ukwezi kutavuzwe izina, ariko umwaka ukaba waravuzwe izina, ndetse n'igihe gicishirije kikavugwa izina yuko ari mu mezi 3 ya mbere y'umwaka wa 2025. Ayo mezi 3 ya mbere kugira ngo arangire hasigaye iminsi 74. Muri make iminsi 74 ihwanye n'amezi 2 wongeyeho iminsi mikeya itarenze ibyumweru 2, ubwo n'amezi 2 n'ibyumweru 2. Niyo minsi cyangwa se nicyo gihe gisigaye ngo open network ya mbere ibe. Mbere yuko kandi ayo mezi ashira, dusigaje iminsi 14 kugira ngo itariki ntarengwa twahawe mu itangazo mu minsi yashize, kugira ngo umuntu wese wahawe KYC abe yayisoje.
n'umuntu wese utaruzuza ibisabwa muri mainnet checklist nawe abe yabisoje. Muzi yuko umupayiniya wese yasabwaga kuzuza muri mainnet checklist intambwe 7 gusa cyangwa se intambwe 7, ariko uyu munsi hongeweho n'intambwe ya 8 nk'imwe mu nshingano z'umupayiniya. Uti byongeweho gute? Ni ukuvuga ngo intambwe ya 8 iteka igerekwa ku bakosozi cyangwa se abavalidators na core team yuko ariyo buri wese yasoje 7, iyo ngiyo isigaje kuri abo ku validators ndetse na core team. Ariko tukirengagiza yuko umuntu agira atya akuzuza kugeza kuri 7 ariyo KYC, akifotorera amafoto abonye, maze ubundi akarwana na liveness ukagira ngo bamutumye gukirana nayo. Ibyo rero bikikoreza umutwaro aba validators ndetse na core team, tutibagiwe ko hari n'aba validators babyemeza uko biboneye bati core team izaruce. Core team rero ikajya gukubita liveness, byarimba ikagusaba cyangwa ikagutegeka kuzuza passphrase muri step ya 6 kugira ngo bapfe kukwemeza. Ibyo rero bikabangamira imikorere y'aba validators na core team mwiyemezwa ry'amashusho adakeye, byazikubita muri artificial intelligence, ibintu bikayoba, ugasanga barakugarurira liveness za hato na hato, ndetse no kuba bagusubirishamo KYC kubw'amafoto yawe adakeye, ndetse na liveness ikemango. Noneho rero ubu ngubu nimero 8 isa nk'iri mu nshingano z'umupayiniya, kuko asabwa gufata ibyangombwa yakoresheje telefone, abifatisha telefone, amafoto yayo akabifatisha telefone ifotora neza, kandi byagera kuri liveness akakoresha amafoto na video bikeye. Bitaba ibyo ugatezwa ingaru, ibyo twita gutezwa ingaru cyangwa se gusubizwa inyuma, kwanga ibyo wakoze. Hanyuma rero bizagendekera bite umuntu uzaba itariki 31 z'ukwa mbere isaa 6 z'ijoro, tuzaba twinjiye mu saa 6 zirangiye, tuzaba twinjiye mu wundi munsi. Hari uyu munsi utangira saa 6 z'ijoro. Ese izo saa 6 z'ijoro umuntu uzaba afite KYC atayisoje bizagenda bite? Ese umuntu uzaba afite ibyo atujuje muri mainnet checklist bizagenda bite? Igisubizo ni iki ngiki. Paye ya mininze mbere zose muri cya gihe twahawe cya deadline zatangiye ku itariki ya mbere. Deadline yatangiye ku itariki ya mbere z'ukwa 7 2024 kuzageza kuri iyo tariki ya 31 z'ukwa mbere 2025 twagiye twongererwa igihe. Mbega izo payi zose azazamburwa. Abo bantu bose bizabaho gutyo. Twabwiwe ko payi zabo zizashyirwa mu kigega abujuje ibisabwa muri ibyo bihe, cyangwa se kugeza icyo gihe bakazimayininga, akaba ari bo bazihabwaho nk'uduhimbaza musiki bakazimayininga. Hanyuma uyu muntu hari igihe hari abantu bafite deadline hariya munsi ya payi tumayininga kuri dashboard, ahari deadline ya minsi muhabwa. Uribaza uti ko iminsi mfite isumba kure iminsi itariki 31 z'ukwa mbere 2025, uzaba ufite iyo minsi yindi isigaye kugira ngo noneho wongere uhabwe amahirwe yo kuzuza ibyo utuzuje. Nugeze icyo gihe nanone utarabyuzuza, noneho uzahanishwa kubyamburwa burundu na konte ikaba yakurwa mu nzira. Turaza muzasubire mu itangazo ribivuga ryo ku itariki ya mbere yatangaga 6 month period, muri some mwumve uko mu birambure, mwumve uko ribasobanurira.
hanyuma rero ndagira ngo nsoreze ahangaha iki kiganiro twagiranaga mbibutsa yuko nahwituraga buri wese mpereye hano naringeze ko hasigaye iminsi 14 ngo niba utaruzuza KYC uyifite ndetse na bimwe bituzuye muri Mainnet checklist, iminsi 14 izarangirana n'itariki 31 z'ukwa mbere 2025 irakubera ikibazo, urahura n'ibibazo cyangwa se urahura n'ibyago. Nkongera guhwitura kandi yuko hasigaye iminsi 74 kugira ngo amezi 3 ya mbere ya 2025 arangire, ari naho batubwiye yuko tuzabonera open network. Hanyuma nkongera kwibutsa abantu yuko ku itariki 28 z'ukwa gatandatu umwaka w'2024 wari umunsi wa Pi Today cyangwa se umunsi ugira kabiri, umunsi mukuru ugira kabiri wa Pi Network uba buri mwaka ngaruka mwaka, nkuko nababwiye ko agira iminsi 2. Kuri iyo tariki nibwo batubwiye ko ari wo munsi wa nyuma ubaye mbere yuko open network iba. Ibi byose rero ni bishimangira yuko open network ikomeje kwigira kutwegera, kandi hakaba hakenewe yuko buri wese agira uruhare kugira ngo atazahusha uwo munsi wo kumurika Pi, ari wo munsi wo gufungura buri kimwe cyose kugira ngo duhahirane neza. Ndagira ngo nsoze nsobanura kuri iyi ngingo ya open network niki, nibutsa nukwibutsa nayo. Open network ni igihe systeme ya Pi yose izaba abayirimo cyangwa se abayikoresha bazaba bemerewe guhahirana mu buryo ubwo ari bwo bwose, baba ari abari muri Pi network ubwabo, ubwo ni mu pioneer na company yemerewe gukoreramo, baba ari aba pioneer bari mu gihugu ubwabo ndetse no ku migabane ndetse no ku isi yose. Aho uzaba uri hose waramayininze Pi uzaba wemerewe guhahirana n'undi cyangwa na company yari yose byemerewe gukorera muri Pi nta rutangira ntaki. Icyo bita firewall, cya gikuta cy'umuriro kibitandukanya cyarakuweho. Muri make hazabaho icyo bita external connectivity, ni ukuvuga ngo ihuza nzira nabo hanze. Muri make ubuhahirane buzaba bufunguwe ku mugaragaro. Kuri uwo munsi kandi nibwo hazatangazwa agaciro ka Pi network, Pi coin cyangwa se kifaranga rya Pi mu madolari. Tumenye ngo Pi imwe ihagaze amadolari angahe. Kugeza ubu ngubu ikintu tuzi cy'agaciro ni agaciro kumvikanyweho ariko katarashyirwa ku mugaragaro, icyakora kemewe gukoreshwa, ko Pi ingana n'ibihumbi 300, ibihumbi 314 n'N159 by'amadolari ya Amerika. Ariko ntibiremezwa ku mugaragaro. Icyakora muri systeme za Pi biranditse ndetse handitswe ngo confirmed. Nagira ngo nibutse abantu yuko cyangwa se mbwira abantu yuko ubu ugiye muri systeme za Pi usanga handitse noneho twa tudomo utwitso twateraga urujijo bitewe n'imyandikire y'Igifaransa cyangwa Icyongereza twakuwemo, byanditse bityo gusa. Abagiraga urujijo rero ni rushire, byanditswe bityo nta kadomo karimo cyangwa kitso, ku buryo ibyo ubwabyo bibaye bishobora kuba igihamya cy'uko icyo giciro ari ukuri koko. Abashidikanya yuko icyo giciro ari cyinshi ngo nticyakwemerwa, ngo ndagira ngo mbibutse yuko Bitcoin ari ryo faranga ry'ikoranabuhanga ryabayeho bwa mbere ku isi, ryatangiye mu 2008 ariko rikajya ku isoko mu 2009. Uyu munsi mu 2025 ku munsi w'itariki z'ejo ryari rihagaze amadolari ibihumbi 99 n'imisago. Ubwo ubaze mu mafaranga y'u Rwanda ni hafi ibihumbi miliyoni 140 zishobora no kurengamo wenda bitewe n'ivunjisha aho rigeze. Murumva ko rero Bitcoin nubwo ari nto cyane kuri Pi network ikaba igeze kuri ako gaciro. Pi network ikubye Bitcoin inshuro nyinshi mu bunini. Kuba yatangirana icyo giciro nta kinegu
nta kibazo. Ubwo rero abahakana ntago nzi impamvu nibashira ibinya, byabaho rwose. Hanyuma nanone ndasoza nkangurira abantu kudashyira umutima cyane kuri icyo giciro, ahubwo bashyire umutima cyane ku kumayininga, nibyo bifite agaciro, ndetse no kuzuza buri kimwe cyose gisabwa. Ndagira ngo mbarangire kuri Kamanzi Official, ushaka kwinjira muri Pi Network bwa mbere yifashishe video nimero 148 imufashe kwiyandikisha muri Pi Network nta makosa akoze. Hanyuma kandi abafite ibibazo bashaka kwandikira kwa team bitewe n'ikibazo afite, bifashishe video nimero 153. Kandi abamayininga bashaka kwisuzuma ko bujuje ibisabwa, bifashishe video cyangwa audio nimero 147. Nongere mbasezeranye ko turimo kubategurira video ibafasha gukora KYC, iraza vuba. Nagize akazi kenshi, murambabarira, nta kundi nabigenza. Ndabamenyesha kandi ko nkomeje kwakira abantu mfasha mu gukemura ibibazo bya Pi Network, mbabwira yuko rwose mbigerageza, singiye kwivuga ibihambaye, ariko nzi ko ngerageza mu bantu bagerageza. Kandi nkabafasha no kugusobanurira, kukubwira uko bibika, nkangurira abantu gukura passphrase zabo muri email zabo, mubikora no muri telefone zanyu. Mushake ahantu mubyandika handi hatari muri telefone zanyu, telefone muyifashishe mubikoresha, ariko muri bubikuremo. Naho ubundi nimushirike ubute, nimubike ibintu hanze ya telefone, mubike ibintu hanze ya email zanyu. Nibitaba ibyo ibintu birababera ibibazo. Kandi ubishoboye aho bihinduka password winjiranye muri Pi Network, bibaye byiza hari abandi bantu bayizi, yewe nubwo nanjye nabanyizi ubakorera, muyihindure rwose, kugira ngo utunge password uzi wenyine. Passphrase zanyu ni amagambo 28, buri wese abike kure. Nibitaba ibyo benshi bashobora kuzahomba. Ikindi, abantu bagurisha Pi rwose kugurisha mubikore kinyamwuga, ndabizi ko mubikora bitazabagiraho ingaruka. Hari abazigura ariko barabagurira kuri make. Icyaba cyiza nuko mutagurisha Pi, mwategereze. Ubundi Pi ntigenewe kugurishwa, ariko wayigura ibicuruzwa cyangwa service. Icyakora hari ababikora bakazigurisha bitwaje ibyo ngibyo, ariko banakugurira ku giciro cyiza kikumara ubukene, ariko kareka kujugunya Pi zawe, na cyane ko hasigaye iminsi mike cyane. Igihe tumaze gishize nicyo kinini kuruta igisigaye ngo Open Network ibe tumenye agaciro ka Pi. Pi rero nubundi ntabwo izagurishwa, ntizacuruzwa, ahubwo izishyurwa umupayiniya ku mupayiniya, umupayiniya kuri company, cyangwa se company ku mupayiniya. Hanyuma kuvunjisha tuzayivunja mu kitwa USD Pi. Hanyuma USD Pi ni izaba ivunja buri faranga ry'ikoranabuhanga ryose, n'amafaranga afatika yose dukunda kwita fiat money. Nimero zanjye rero muduhamagare ni 078 320 1418 cyangwa 072 12 54 532. Nkasoza mbwira abantu bashaka kwinjiza abantu muri Pi Network kugira ngo agire abantu benshi bamwongerere Pi, kuko niryo banga ryonyine risigaye ryagufasha kwinjiza Pi nyinshi ku munsi mu minsi mikeya dusigaje. Duhamagare tuvugane tugufashe. Ndabisoje, muhirwe, mugubwe neza.